najyanywe n'umugore w'umuyobozi wari umuyobozi wa Sana Radio, anjyana kuri polisi, abwira polisi yuko nabateye kuri radiyo nkababuza amahoro, hanyuma ngo kubera ibiyobyabwenge by'urumogi tuba twanyweye. Aramubwira ati mu mujyanye kwa muganga Indera, banjyanayo hanyuma bantera urushinge. Bamaze kuntera urushinge baramubwira ngo umuntu wamuhumanyije ni umuntu mubana. Ubwo ni mukadata. Bamubwiye gutyo aza amara iminsi, nkomeza kugenda muri ubwo buzima, ariko mu bwo buzima nabagamo natoraguraga ibyo mbonye, nkagenda aho bamena imyanda, nkagenda ahantu hose hakojeje isoni. Baramusuzuma baramubwira ati arwaye uburwayi bwo mu mutwe, ati ibimwe bita ubusazi, ariko ubu ngubu ntabwo babyita ubusazi, ariko ni uburwayi bwo mu mutwe. Ati arwaye indwara yo mu bwonko. Ubwo baranyegera baransuzuma. Bihe byiza nshuti z'umusaraba, tubaye ikaze kuri Excellence TV Rwanda, aho tugira abatumirwa batandukanye ku ngingo zitandukanye, ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya n'ibindi bitandukanye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Uwamungu Jean Dodier, n'umukozi w'Imana. Uyu mugabo mubona yigize kubaho igihe kitari gito afite ubumuga bwo mu mutwe, icyo kera bitaga ubusazi, ntabwo ariko bikivugwa, bavuga byarahindutse, ni ubumuga bwo mu mutwe, cyo mu mutwe. Aza kuza kugera igihe atoragura ibintu mu muhanda, aba Indera igihe kirekire, aza kuhava, aza kuvurwa, ariko kandi Imana iza kumufasha arakire. Uyu munsi ni umugabo ufite umugore ndetse n'umwana ufite uko abaye. Twamutumiye kugira ngo tubane uyu munsi kuri Excellence TV kugira ngo tuzajye atuganirize ku buhamya bwe. Nguhaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze. Umeze ute? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amakuru yo mu rugo? Ni meza. Mu rugo baraho umudamu n'umwana? Baraho. Okay, reka ngusenye undi tutangiye tuganire. Turagushimiye data kuko utwemereye ko tuba mu mwanya, nsengeye imitima y'abantu agiye kubona ubuhamya kugira ngo bakire ubuzima, kandi n'umuvandimwe umushoboze butambuka uko bukwiriye kugira ngo abantu bamenye kuri Imana ifite aho kuri umuntu akajya n'andi umugeza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Yego muvandimwe Jean Dodier, ndagira ngo dutangire naho utwibwira, ubundi Jean Dodier ni muntu ki, avuka he, yakoze gute? Ariho duhera mbere yo kwenda uhana icyo kibazo ahuye nacyo. Nitwa Uwamungu Jean Dodier. Nahuye n'icyo kibazo mu gihe cya za 2000 na kangahe gutyo, ntabwo nibuka igihe cyatangiriye, ariko mw'icyo gihe nari mbayeho ndi umusore ushima Imana, nkora akazi gasanzwe, nari umucuzi ucura imbabura zisanzwe abantu batekeraho n'amavuta. Rero wari umwuga ukomeye, nako ni n'umwuga ukomeye. Imbabura twayigurishaga 300. Yari amafaranga menshi kiriya gihe. Hanyuma uko gacura imbabura. Ngacura imbabura. Hanyuma nza kurwara, ariko noneho mu kurwara kwanjye naje guhura n'uburwayi. Hanyuma yegereza iyo mikoro neza. Yego. Naje guhura n'uburwayi, njya kwa muganga, ariko mbere yuko ubwo burwayi bumarana igihe, nabanje kujya ntoragura amashashi, nkatoragura ibintu. Yego, aho ngaho wari umaze nda kurwara ubwo burwayi bwo gutora amashashi. Ndagira ngo dusubire inyuma gatoya. Ubundi uvuka muri famiye imeze gute? Wavukiye he, wakuze gute? Navutse muri famiye y'abana 3. 2 bitaba Imana, hanyuma sigara ndi umwe. Yego. Twavukiye ahantu hatandukanye, ngiye navukiye i Kigali, ariko 2 bo bavukiye i Bugesera. Niho iwabo wa mama umbyara bamwita Mukamunana Joyce, data umbyara bakamwita Rutayisire François. Hanyuma nize amashuri abanza 3. Abo bandi bo ntibashoboye kwiga kubera ko bapfuye bakiri batoya. Umwe yapfuye muri jenoside, undi yapfuye mbere ya jenoside. Hanyuma niga bisanzwe nk'abandi bana,
nza gukomeza ubuzima bisanzwe, ariko nza gukura nkuze biba ngombwa yuko njya kwiga imyuga kubera ko nari ncikishije amashuri abanza. nkomeza kwiga amashuri y'imyuga. Amashuri y'imyuga ndayarangiza, nyarangije ubwo nigaga gucura nkajya ndakora mbona amafaranga, ntangira kubaka inzu, ikibanza ndagisaba papa arakimpa, ndubaka inzu iruzura. Hanyuma nyuma yaho nza kwiga na mekanike nayo ubwo abana bive neza amashuri agarukiye mu wa gatatu primaire. Yego. Nyuma ya jenoside papa ashaka undi mugore, abyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa. N'ubu bariho babana na mama wabo mu rugo rukuru papa yari yaratwubakiye. Yego, ubwo twumvishe uko wavutse n'uko wakuze n'amashuri wize n'uko wabayeho no tugenda wari ugeze mu kanya. Amakuru dufite nyuma ya kamera twaganiriye nuko wigeze kubaho ufite uburwayi mu mutwe, ubwo cyara bitaga ubusazi. Aha niho ikiganiro kizingiye ko twumva imirimo y'Imana. Waburwaye gute? Byagenze gute kugira ngo burware? Ese barakuroze? Ese byarizanye? Ese n'ibintu warenze? Ese n'ikibazo cyo mu mutwe wagize cyo guhangayika bigera igihe bitera ikibazo? Ndagira ngo dutindaho ngaho cyane. Noneho indwara bijyanye n'indwara nkajya no kwivuza, nabanje gukora umwuga w'ubucuzi, hanyuma nza kugirana amasezerano n'umuntu ngo mukorere, ndamukorera. Nuko urarwara, wari watangiye urimo kumbwira ati utoragura ibicupa n'amashashi n'ibiki. Reba nkubaza ngo ubu burwayi bwaje gute? Byagenze gute? Barakuroze? Wabwiwe n'iki ko ari bwo warurwaye? Byatangiye rero banjyana kwa muganga. Ubwo banshinjaga yuko nk'uru urumogi, nkanywa ibiyobyabwenge, akaba ari byo byatumye. Ariko se wararunyweye? Nararunyweye kurunywa. N'inzoga narazinyweye, n'itabi ndarinywa risanzwe. Ariko noneho inza kujyanwa kwa muganga, bavuga ngo bantera urushinge ngo binshiremo. Ubwo bantera urushinge, bampa n'imiti yo kunywa. Haciyeho iminsi ndabatoroka. Ndaza mba mu rugo, mpaba igihe gitoya ndwaye. Barambwira bati reka tuguhe umuti uragukiza. Yego. Kuki wabatorotse Indera? Bari bakujyanye Indera? Bari banjyanye ntabishaka, numva ameze neza, ngiye mfite imbaraga, nta kintu mbaye, n'akazi naragakoraga neza, numvaga nta kibazo mfite mu mubiri. Ariko noneho banjyanayo kubw'izo mpamvu. Ninde wakujyanyeyo? Najyanywe n'umugore w'umuyobozi, wari umuyobozi wa Sana Radio. Anjyana kuri polisi, abwira polisi yuko nabateye kuri radiyo nkababuza amahoro, hanyuma ngo kubera ibiyobyabwenge by'urumogi tuba twanyweye. Aramubwira ati mumujyanye kwa muganga Indera. Banjyanayo, hanyuma bantera urushinge. Bamaze kuntera urushinge, mba kwa muganga igihe gitoya, ndabatoroka ngaruka mu rugo. Ubundi se wari wateye kuri radiyo urabarwanya cyangwa? Nagiyeyo banze kunyishyura, hanyuma turaserera. Hari umusekirite, hari n'abandi babaga kuri radiyo. Ubwo ngubwo noneho rero ndi kuva kwa muganga, ndabyibuka naraje, ngeze hariya baraparise, nikubita hasi kubera imbaraga nkeya n'imiti nari naranyweye. Maze kwikubita hasi ndagerageza ndahaguruka, ndakomeza ndaza. Naturutse kwa muganga, ntorotse mu masaha saa 12 za mu gitondo. Ndaza ngera mu rugo, ndumva hari bwari saa 11 za mu gitondo bucya. Urabona kuva Indera ujya i Nyanza
ayo masaha nahakoresheje urumva ko ari menshi kubera ko Waje nta n'amaguru? mbaraga nari mfite, naje n'amaguru. Mhm. Haciye iminsi mikeya nuko umugore papa yari yarashatse aravuga ati reka tuguhe umuti uragukiza. Ndamubwira nti ntabwo nanywa umuti w'ikinyarwanda, naranyweye imiti y'ikizungu. Ati wahita unyica nkapfa. Aha. Aravuga ngo nta kintu gutwara. Ndamubwira ati ubwo ampa umuti awusuka ku gafuniko, awusuka ku munwa. Nari ndebye ku ruhande ngiye kwinjira mu muryango aho twabaga i Nyanza. Ubwo numvishije nsa n'utaye ubwenge ntazi ukuntu mbaye. Hanyuma nza kugenda ndaryama. Aho naryamye nananiwe kweguka ngo nongere mbyuke. Nakwegura umusaya ukanga kweguka, nakwegura ukuboko, nakwegura ukuguru, byose bikanga. Hashira iminsi papa amenya yuko meze gutyo atashye. Ubwo ngubwo noneho ubwo yari amaze iminsi ari mu gushakisha abakiriya bamugurira i Nyanza. Ubwo aba arimutse arahavuye agurishije inzu yanjye n'inzu ye n'isambu ajya kungurira aho ngaho ntuye i Murambi ubu ngubu. Ariko muri ubwo buzima bw'uburwayi nari mbayeho nabi, mbese nk'umuntu udafite ejo hazaza. Numvaga no gupfa nzapfa, ariko noneho nkagira ikibazo nkavuga nti byanze bikunze nshobora gupfa, ariko ndavuga ati kubera Imana nzakira. Umuntu dukwiye yahita yibaza uburwayi bwaje gute, barakuroze cyagiye nkubaza ese wabibwiye n'iki ko umeze neza kandi urwaye, ashobora guhita abyibaza. Byagenze gute kugira ngo urwaye ubwo burwayi bure? Kubera yuko nanyweye umuti w'ikinyarwanda ntazi ngo harimo iki, sinavuga ngo barandose. Kandi none nari naranyweye n'imiti y'ikizungu, byafatanyije hamwe no kungirira nabi mu buzima bwanjye. Niko nabyumvishije, mbaho nabi. Ariko nyuma y'uko kubaho nabi nakomeje kujya njya kwa muganga banjyana mu kinyarwanda, banjyana hirya no hino. Ariko noneho ubwo si mu bapfumu wajyaga cyangwa ni? Oya, ntabwo ari mu bapfumu, keretse papa niwe wagiye ahantu ngo mu kumvuza ngo nimba ari hehe sinzi, nimba ari mu bapfumu, nimba ari hehe, nuko mba numva abantu bambwiraga. Yegereza iyo mikoro. Maze gukira. Hanyuma aho hantu yagiye baramubwira ngo umuntu wamuhumanyije ni umuntu mubana. Ubwo ni muka data. Bamubwiye gutyo aza amara iminsi. Ubwo mu rugo haciyeho igihe gitoya nawe arapfa. Apfuye mba imfubyi y'ababyeyi bombi. Nkomeza kuba mw'ubwo buzima ndwaye, mba mu rugo haba igihe kinini. Naryamaga mu nzu yabaga inyuma yo mu rugo. Inyuma yo mu rugo noneho bakajya banzaniramo ibyo kurya mu nzu. Yego. Ubwo wabaga mu kazu k'inyuma mu gikari? Bari barakuziritse? Oya, ntabwo bari baranziritse, niho naryamaga. Kandi imbere hari kadasitire bari barubatse, papa yari yarubatse. Yego. Nkomeza kubaho mw'ubwo buzima. Hanyuma mba mw'ubwo buzima igihe kinini, ariko none nabashaga kurya, nkabasha gukora ibindi bintu mu buzima busanzwe, nko koga, nko kwambara, narabishoboraga. Ariko iyo nagenderaga ku rukuta, ntabwo nagendaga mpagaze ngo neme bishoboka. Wumvaga nta mbaraga ufite? Numvaga nta mbaraga mfite. Ubwo nza kuza koroherwa, ngira imbaraga, nkajya mbasha kugenda, nkagenda none nta kintu nafasheho. Nkajya ku muhanda, nkagenda none bakambwira ngo nugenda ngo mu muhanda ngo polisi zizagufata ngo zigufunge, kubera ko nta n'icyangombwa nagiraga. Icyangombwa nari naragiye ahantu badufatiye gutya mu nzira tugenda, badufata dufite ibyangombwa, irangamuntu barayitwara barayibika. Hari mu murenge wa Gatenga, barayibura ngo bayinsubize, bayibuze mba ntaye ibyangombwa gutyo bitaye. Hanyuma bajya bamfata bakamfunga. Nkomeza kugenda muri ubwo buzima, baramfunga. Bamaze kumfunga baramfungura,
nkomeza kugenda muri ubwo buzima ariko mu bwo buzima nabagamo natoraguraga ibyo mbonye nkagenda aho bamena imyanda nkagenda ahantu hose hakojeje isoni hose narahageraga n'ibyo natoraguraga byose byabaga ari ibintu bidafite akamaro hanyuma noneho muri ubwo buzima nari mbayemo papa yari yarapfuye ubwo ngubwo nkataha mu rugo barambuza ati so kagira ahantu ujya nguma mu rugo noneho ngumye mu rugo nibwo naje kuza kubona mu rugo umukecuru bita Mwitirehe Mariya naje aravuga ati ndashaka kukuvuza ndashaka kukuvuza none ambwiye ati ndashaka kukuvuza ndavuga nti rwose ndabyemera ati iyo utabyemera ntago nari kukujyana avuga ati reka nkujyana aranjyana angeza kwa muganga aravugira ati ni mumusuzume mumubwire icyo arwaye baramusuzuma baramubwira ati arwaye uburwayi bwo mu mutwe ati bimwe bita ubusazi ariko ubu ngubu ntabwo babyita ubusazi ariko ni uburwayi bwo mu mutwe ati arwaye indwara yo mu bwonko ubwo baranyegera baransuzuma amaze kunsuzuma arambwira ngo ni amafaranga menshi kuvura mu mutwe ngo birahenda indwara yo mu bwonko ngo irahenda kuyivura arambwira ati ese ubu urabona amafaranga yo kwishyura aravuga ati ndayabona ubwo arambwira ati arababwira ati musuzume murebe icyo arwaye mumbwire ubundi hasigaye mumbwire n'amafaranga ngomba kubishyura baramujyana ku ruhande bamubwira amafaranga agomba kwishyura maze kuyamubwira banshyira mu bitaro bantera urushinge nguma mu bitaro banshyiramo serumu nkajya mbaho ngaho mu kujya gufata ibiryo abandi bakajya kubifata ngewe ntazi isaha babifatiye bakanyegura ngo banjyane gufata ibiryo kwa muganga nkagenda nkafata ibyo kurya ubundi hasigaye nava gufata ibyo kurya nkongera nkasubira mu buriri nkaryama hacaho igihe noneho barambwira ati ubu tugiye kukwimana tugushyire muri sale B banshyira muri sale B abagomba gusezererwa aho muri B uri utangiye gukena kugira ngo utubwire urangwaho indera wenda ukigeramo gutera inshinge ari igihe numva ngo abantu barwana bameze gute tubwire ishusho n'ubuzima bwaho gatoya abo ngabo barahaboneka barwana we ntabwo warwanaga ntabwo narwanaga nari umwana mwiza nitonda hanyuma ariko hakazamo no gukubagana kuko njya kuvunika kino kirenge niho byahereye nuriye igisenge ndasimbuka ngira ngo ntoroke mvunika ikirenge banshyiraho sima baramvura bayinkuraho bamaze kuyinkuraho nibwo haciyeho iminsi baransezerera natahanye na mukadata n'uwo Mwitirehe Mariana turatahana tugeze Kicukiro aravuga ati hari umuntu ngiye kureba turakomezanya turagenda twinjira mu cyumba cy'amasengesho Desami niho ninjiriye mu rusengero rw'abarokore Desami ndasenga baransengera n'imiti nari nyifite envelope bampfunyikiye nkomeza kuba muri urwo rusengero nkajya njya gusenga ku cyumweru nkashimira Imana ko yankijije ko yangiriye neza ubundi hasigaye nkomezanya na mukecuru Mariana dukomeza kubana angirira neza aba umubyeyi mwiza aritanga buri kimwe cyose cyari gikenewe yarakimpaga hanyuma ngira imbaraga zo kubasha no kubona uko naborana ngo mbone ibyo yari yaranyambuye mukadata kuko ese mukadata mwapfaga iki iyo umaze gukira umaze no gukura aho umaze gushakira mwapfaga iki ubundi nta kintu twapfaga gusa niko yari mu buzima twari tubanye kuko nge twabanye ndi mutoya amashuri sinayiga ngarukira mu wa gatatu primaire abandi barakura baraza bariga mbareba bararangiza ariko noneho ngewe siniga ariko ibyo birambabaza ariko
ndabyihanganira nawe ndavuga nti Yego. hari impamvu iba yarabibateye Ehe, ndetse n'umubyeyi wambyaye hari impamvu yabibateye kugira ngo bo kunyitaho no kuhirirwa nk'abandi. umuntu yakwibaza umaze kugira indera mu kuvura na mbere yo gukira wenda bakubwiye icyateye uburwayi wari ufite mu bwonko cyangwa iki bavuze ko biterwa n'iki? Bavuze ko byatewe n'akababaro nagize mu buzima. Nahe kabaro wagize mu buzima? Akababaro nagize kuko nabonye jenoside, akababaro kandi nagize nuko nabuze amashuri uburyo nakwiga kandi byari bikwiriye ko nakwiga. Akandi kababaro nagize nuko nagiye kwa muganga mu buryo ntari nishimiye kujya kwa muganga kandi ntacyo nari ndwaye, ariko nyuma noneho mwako kababaro kose naje guhura nako kuko nanyweye umuti w'ikinyarwanda wivanga n'uw'ikizungu, biza kunkurizamo kubabara cyane, banjyana kumvuza narababaye cyane. Ibyo byose ni byagiye bimbabaza. Muramwumva umuvandimwe ngaho nguko nuko ubuzima bwe. Gusa harimo ikintu gikomeye wenda kuba umuntu yarabagize ikibazo cyo mu mutwe akamara igihe kirekire, hari ukuntu avuga agenda aziga, agatoragura ibintu hasi, agatoragura amashashi, akambara ukuntu uyu munsi akaba ari umugabo. Murashaka kwita yibaza uyu munsi wenda na mbere ko tugana ku musozo, ushaka kwibaza ati uyu munsi muka data aracyariho? Aracyariho. Mubanye gute? Tubanye neza, ndamusura, ngize icyo mfite namuha. Ni ukuvuga ngo tubanye neza nta kibazo, ndabasura, usibye ko bo ntibajya bansura. Kuki batagusura? Sinzi impamvu yabo, wenda nibo babizi ku mutima wabo, ariko njyewe sinzi impamvu yabyo. Ariko mba warababariye mu mutima? Numva narababariye mu mutima wanjye, kuko maze gukizwa namenye yuko Yesu ari we utanga imbabazi, kandi namenye neza yuko umukozi w'Imana akora kugira ngo aharanire amahoro n'urukundo n'imbabazi zituruka ku Mana. Niki wabwira abantu badukurikiye bafite abana banywa urumogi, banywa n'itabi, abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, za Canada, za Amerika n'ahandi, ariko abana babo bishwe n'amatabi? Ese ubona bitera ingaruka zihe ushingiye ko babinyweye bikakugeraho izo ngaruka wavugaga? Wababwira iki? Ingaruka bitera nuko icyambere cy'umuntu wabinyuzemo ntago abyemera, ariko buriya ubaye ubyemera wabiha agaciro ukemera no kuvuzwa kugira ngo ubone ejo hazaza heza. Kuko iyo utemeye kuvuzwa ngo ubone ejo hazaza heza, unaruhure n'umubyeyi mubana cyangwa se famiye wajyamo iyo ari yo yose, kuko tuba muri sosiyete nyarwanda y'abantu. Byakorohera ari uko wifuje ugakira ukaba umuntu muzima, ufite ubuzima nk'ubw'abandi bantu, utari umurwayi. Cyane cyane rero ababyeyi tujya duhora kenshi bakanganyira, bakambwira impamvu abana babo banze imiti cyangwa se banze kuvuzwa, banywa ibiyobyabwenge kandi bakeneye kubireka. Nkababwira nti nimuhumure, Yesu arahari kubakiza. Nimusenga Imana, mukajya mu nzu y'Imana mugasenga, mukemera kwivuza neza, mukemera gukurikiza inama za muganga, mukemera kubana n'abantu beza, n'abantu bose amahoro, nta kibazo kindi. Uyu munsi ufite umudamu, ufite n'umwana, mumara igihe kingana iki? Tumaranye nk'imyaka nk'ibiri. Umudamu akora iki? Umudamu nta kintu akora. Hari ikintu wavuze cy'inzu kare, ese amazu waje kuyatsindira uyu munsi yarimo? Naje kuyatsindira, hanyuma bampa n'icyangombwa, dukora mitasiyo, hanyuma barayinsubiza inzu yanjye. Ubu ngubu nyibanye nezamo n'umudamu wanjye, kuko hari ikodeshwa, hari n'iyo tubamo. Numva nta kibazo, nshimira Imana yangiriye neza ikabasha kunsubiza umutungo nari narashatse muri Kigali nkawubona, ikansubiza ubuzima buzira umuze, ikansubiza kuba umugabo, ikansubiza gusa neza nk'abandi, kuko muri icyo gihe nari ndimo cy'uburwayi nabaga nsa nabi, nabaga meze nabi, nsa n'amayibobo cyangwa se nsa n'abantu mbese batitaweho.
iyo wajyaga gutoragura ibintu byo muri puberi wari ibyo washakaga kurya cyangwa watoraguraga amasaje gusa? hari ibyo twaturaguraga tukabirya, hari n'ibyo tutaryaga, kuko iyo uri umuntu ukaba ufite icyo kibazo cy'uburwayi ntabwo utekereza ikiri kugirira akamaro n'ikiri kibe kitakugirira akamaro, kuko wabaga watoragura n'umwembe watoraguye watawe hasi waraboze ukawurya, wabaga watoragura irindazi bataye hariya hasi ukarirya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ihindura amateka. Wari ufite ubumuga bwo mu mutwe atoragura ibintu hasi byo kurya bataye, amashashi, utuvido, ibiki, yambaye n'abasa nabi atazi yajya niyagira, ariko Imana ishimwe ko yamukishije. Wowe dukurikiye rero mama dukozwe no kugira ngo umenye ko Imana nahita kuba na leta namugeze. Imana ifite imbaraga zo kukugira icyo zigukorera ku buzima bwawe, wowe ugomba kwisunga. Uyu munsi uziteranira he? Neranira mu iteraniro itorero rya Desame Eglise Evangelique Desame. Riba hagana he? Riba mu Kagarama haruguru y'akarere. Dusuhuza abantu bo muri Desame bose bagira ibihe byiza kandi bakomeze kukurera neza. Ubutaha tuzakurikira rero uri kumwe na madamu, noneho atubwira ukuntu waje kura. Ese wamenye gutereta koko? Narabimenye kubera yuko naje kugira ngo umusore mwiza wambara gacya kaberwa ufite ubwenge, kuko muri icyo gihe nari nitegura gushaka umugore. Naravuze ngo ntago washaka umugore nta kintu ufite. Ndasevinga mu buzima amafaranga, ngerageza nko kubona nka miliyoni. Ndavuga ni reka nshake. Yego. Imana ishimwe. Abantu bagiye bakorera akaboko kawe kazamuye, ufite ukuntu urimo gutigita gusumira cyangwa sinzi gususumira, bihurira he n'uburwayi warwaye? Kuki ususumira kandi ukiri muto? Uburwayi narwaye hajemo n'imvune, uruhande rumwe rusa naho imitsi yarwo itameze neza, kandi n'imiti tunywa nayo ijya ibitera, nayo hari igihe ijya ibitera. Imana nikugirire neza, turagushimiye cyane. Murakoze. Umuntu yakubona yagushatse? Wanshaka yambona Kicukiro kuri Desame. Nimero za telefone? 0789 iba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp. Bakwandikire, bakwaza ibintu bitandukanye, byose ubyinjiremo ubabwire uko byagenda. Ariko Imana ishimwe yaguhakuye ikakugira undi muntu. Imana ishimwe cyane. Ubutaha uzaduha madamu, uzemera tukwana ikiganiro nawe muri kumwe? Nzamubwira nabyemera tuzazana. Yego, urakoze cyane. Reka ngushimire. Imana iguha umugisha cyane. Wasezera abadukurikiye. Yego, murakoze. Imana iguha umugisha.